babaye benshi wayobye umwe bakatuma anywa inzoga wowe ubyumva gute abahigi benshi ngo bayobya imbura? Murakoze nyine nk'uko abivuze nyine ngo abo benshi bashobora kukuyobya abantu mukomeje gukunda page yacu ya Facebook tubabwira ko hari benshi mutarakanda like mukomeze mubikore kugira ngo mubashe kubana natwe. Turi kuganira n'urubyiruko uyu munsi, ejo tuzazana abasaza, ejo n'abana tuganire ku buzima tubayeho muri iyi si uyu munsi. Reka dukomeze rero ikiganiro cyacu. Twakomeje kuvuga ko turi kuganira ku migani migufi ikoreshwa mu muco nyarwanda, aho babiri cyangwa batatu baganira bakunze kwifashisha iyi migani igiye itandukanye. Reka dukomereze kuri uyu mugani ku mpapuro zanyu. Ni umugani wa 9, umugani ugira uti uwibahetse ababwiriza uw'imugongo. Uyu mugani turawubaza Miss Gloria. Kuri uyu mugani uwumva gute? Murakoze. Uyu mugani nge uko mwumva uwibahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Yego nibyo nk'uko baciye umugani, nyine umubyeyi icyo akoze umwana aramwigana nawe n'icyo akora, kuko igihe cyose umwana aba yumva ko umubyeyi ari mukuri. Nk'uko twasobanuye na wa mugani wundi inyana niya mweru, bivuze ko nyine umwana ni nk'umubyeyi. Umwana ni nk'umubyeyi, urumva abonye wibye nawe aziba, kuko iteka duhora twumva ko ababyeyi bacu bari mukuri. Rero iyo wibye uhetse, iyo wibye ufite uwo mwana, nawe arabibona akavuga ati kuva umubyeyi wanjye yabikoze, nibyo nyine nibyo by'ukuri, buriya nabyo birakorwa. Rero ikibi cyose bakora uwo mubyeyi, umwana akwigira akabukurikiza. Yego murakoze. Ubwo tuvuge ko umubyeyi ashaka kwiba umwana abanza akamushyira ku ruhande akajya kwiba. Murakoze. Abaye afite iyo ngeso wenda yaramunaniye kuyireka, byaba byiza atabyeretse umwana akabikora. Wenda byaramunaniye n'umubyeyi, ariko niba yiba abikorerwa ntabyereke umwana, kuko icyo gihe yabyeretse umwana azavuga ko umubyeyi wanjye abikora, buriya barabikora nta kibazo. Bwa burere twavugaga buruta ubuvuke ntabwo azabona uburere, ko nyine azabona umubyeyi yiba azavuga nyine nibyo bikorwa. Umubyeyi nawe niyo azabona ko ariyo nama amugiriye. Byaba byiza rero niba unabikora ukabikora umwana atareba, ugakora ibyiza akaba ari byo abona, nawe akaba ari byo akurikiza. Nta kindi wongeraho kuri uwo mugani? Yakwiye nk'uko nabisobanura. Nibyo. Reka dukomeze kuri uyu mugani wa 2. Umugani ugira uti akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, tubaze Regine. Murakoze. Umugani akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze bishatse kuvuga ko umuntu atagiye adahagurutse ngo ajye ahantu atembere amenye ibihabera. Tuvuge ngo niba ngenda ndahangaha ari iwacu nkaguma gusa, sinsohoke ngo ngende rebe uko abandi babayeho, nsure bagenzi banjye, ari abafite ibyo bakora n'abadafite ibyo bakora, ngende menye uko ubundi ubuzima bwanjye bumeze, nkaguma ahantu hamwe cyangwa se mu kintu kimwe. Iyo hataba iwacu, niba ari n'ikindi kintu nkora, niba ari nk'akazi nkora, nkaguma muri ibyo byonyine, aribyo byonyine nitayeho, ntajya mu bindi ngo nyine ngo maze andi makuru. Icyo gihe nyine nta kindi kintu wamenya, nk'uko nyine agakanyoni katamenya iyo bweze, nanjye ntagenda cyangwa se wowe utagenda, nta kindi kintu uzamenya kirenze ku byo usanzuza. Ubwo ni ukuvuga ngo Gloria naza akakubwira ngo tujye Kimironko muri boîte, abizi neza ko usanzwe uguma iwanyu utagiva iwanyu, kuvuga ngo tujye muri boîte, uzavuga ngo ngomba kumenya iyo bweze aho babyinira uzajyayo. Aho ngaho uko nabikubwira, twese tugira umutima nama, kandi Imana yaduhaye ubwenge ngo tujye duhitamo ikibi n'icyiza. Nareba nyine niba bifitiye akamaro nkajyayo, ushobora gusanga binakamfitiye nkagenda
ngenda nkareba niyo ntagenda ngo nkore ibyo bakora ako nkabireba ntibivuze ngo niba ngiyeyo ngo nkore ibyo bakoze nshobora no kugenda nkareba niba muri buwate bakora ibiki simbizi n'ababyina niba bakina niba bakora iki nkabireba nyine wowe umugani uvuga w'iki no mugani akeneye gusa nikamenya iyo bweze ikintu njye nshobora kuba nahita ntekereza bwa mbere ni ukuvuga hari ukuntu mu buzima tuba dufite n'ibyo twifuza kugeraho cyangwa se dufite n'intego twifuza kuba twageraho ariko ugahora uvuga ariko udakora ntuvuge ngo muri challenge byishyize mu mvugo z'amahanga ukavuga uti reka nihe challenge mbikore aho kugira ngo mpore mbivuga wowe ukavuga se mbigerageje kuno nabona ibihe apana aho kugira ngo mujye muravuga uti mfite izi ntego nkwiye kuzigeraho ariko udakora kubera ngo akanyoni kataguritse ntikamenya iyo bweze iyo uvuye muri iyo zone urimo ukajya mu yindi uzagira icyo umenya niba uhuyemo n'imbogamizi uvuga uti mpuye n'imbogamizi n'izi ni iki nkwiriye gukora kugira ngo ubutaha ntizakure nazo kuko nyine uba wavuye aho uri ukajya ahandi unywa inzoga gusa abakobwa b'inshuti zawe baje bakakujyana muri pati runaka mu birori bakanywa inzoga nawe wazinywa nubwo uri kubona bo batasinze nta kibi inzoga zabakoresheje nawe wazinywa ntabwo nazinywa ni ukuvuga ngo abantu tuba dufite amahame tugenderaho bo bazinywa kuko hari impamvu bazinywa nanjye hari impamvu mfite zituma nazinywa rero mu gihe tugiye muri pati ntabwo pati igizwe n'inzoga gusa haba harimo n'ibindi binyobwa ubwo rero ni ukuvuga ntabwo ari ngombwa ngo ibyo abandi bakoze ngo nanjye aribyo nkora bafite impamvu babikora nanjye mfite impamvu nabikora urakoze cyane hari undi ufite icyo yakongera nko uwo mugani umugani wa kabiri urumvikana reka tujye kuri Vincent dusobanure uyu mugani wa nyuma wa 19 ikinyoni kigurutse kitavuze bakita igishwi umugani wumva gute murakoze iyo bavuze ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita igishwi ngiye mbyumva mu buryo bukurikira urabona ushobora kuba uri ahantu mu nama ushobora kuba uri ahantu runaka ni ukuvuga ngo iyo uvuye aho hantu mu byo bari barimo nta muhate wabashyizemo nta kintu cyawe wahakoreye cyangwa se nta bitanga contribution watanze icyo gihe numva ko ubarwa nk'umuntu utahageze bivuga ngo kuba uri ahantu bivuze ko hari ikintu wahakoze bivuze ko ari umusanzu wawe watanze kugira ngo ibintu biri aho ngaho bigende neza si n'ibyo gusa ni ukuvuga ngo hashobora kuba hari nk'ikibazo ni ukuvuga ngo ndabihunze ndagiye gusa ntabwo biba bihagije ahubwo icyo kiba gikwiriye ni ukugira iyo uri mu bantu runaka cyangwa se uri ahantu runaka uba ugomba kugira uko ushoboye cyangwa se ugakoresha uko ushoboye kugira ngo utange igitekerezo ibintu byaho bihinduke bitewe nawe aho kugira ngo uvuge ngo mvuye hano nigire hariya biri ndabihunze aho gutegeka bino bintu bikore gutyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho kugira ngo nina nagenda basigare bavuga bati wenda uno muntu yari ari hano kandi yakoze ibyo yagombaga gukora aho kugenda nta kintu uvuze cyangwa ugere no hirya utangire kuvuga ngo abantu bakoze ibintu bitari byo bakoze ibintu bitari byo ariko bivuga ngo aho wari uri icyo wakoze wakoze icyo ugomba kuhakora ukabona kugenda ibyo ni byo ikindi nakongera wenda iyo umuntu nk'uko twicaye hano umuntu ngo udakunze kwivugira buri gihe bakunze kumushyira hasi abandi bagafata imyanzuro nk'ibyo Vincent avugaga bagafata imyanzuro wowe kuko ntacyo wavuze iyo inama yanjye gutyo bakunze kuba kuri icyo kinyoni nyine ugiye nta gitekerezo namba utanze abandi bakunze kugushyira hasi bakumva ko nta ide runaka ufite bo bagatanga ibitekerezo
kabone niyo waba uyifite ariko uyiryamanye urayigumana ntabwo bamenya ikikurimo. Niyo mpamvu tugiye gukomeza ku mugani wa nyuma tukabona gusoza iki kiganiro cyacu tubaza Bruno ujye kudusobanurira umugani wa 16 abahigi benshi bayobya imbwa bakunze kongeraho uburayi. Umugani w'umuntu abakoze njye n'umugani mwumva uvuga ngo tuvanye mu nyamaswa cyangwa se mu mbwa cyangwa abahigi tushyize mu buzima busanzwe, uvuga ngo reka mbigiranye n'ikigare. Uvuga ngo nk'ahantu muri sosiyete runaka abantu bashobora kuba ari benshi bahuje imico, noneho bakaba bayobya nka mugenzi wabo utari barimo, nk'uko babazaga n'umwari mugenzi w'abangaba ati baramutse bamubwiye ngo bajye muri buwate cyangwa se anywe inzoga, nyine kubera ko ari benshi abantu bari kubikora ushobora kuvuga ati wenda ni byiza ntacyo bitwaye. Urumva ko ari ba bantu benshi bibumbiye hamwe bari kuyobya mugenzi wabo cyangwa undi muntu. Nicyo ngicyo rero umugani twigisha tuvuye mu bihe byashize. ibintu urabyemera abahigi benshi ngo bayobya imbwa uburari, kuvanga abakobwa babaye benshi ngo bayobya umwe bakatuma anywa inzoga, ubyumva gute abahigi benshi ngo bayobya imbwa uburari? Murakoze. Nyine nk'uko abivuze, nyine ngo abo benshi bashobora kukuyobya. Abantu nyine ugendana nabo nk'uko bajya babivuga uti bwira uwo ugendana nawe mubwire uwo uriwe. Donc waba ugendana nabo nyine babishyize mu buryo bwo kuvuga ngo ni abahigi bitewe wenda n'imico baba bagira. Babaye bagira iyo mico itari myiza, ugera nyine nawe ukumva ni myiza kuko ni inshuti zawe muragendana, ukagera ukazisanga nyine ubagendeye muri ya mico bagenderamo kandi mu by'ukuri wenda atari byiza. Nicyo rero bashatse kuvugiraho mu mugani. Wigeze kumbwira ibindi bintu reka twumve igitekerezo cya Regine. Icyo nakongeraho ubundi buryo byumvamo, hari ukuntu uba ufite n'igitekerezo cyangwa se ufite ikintu wowe wishyizemo ushaka gukora, ariko tuvuge kanange nk'urugero, ushobora kujya kuva mu rugo hari imyenda navuze ngo ndayambara ngiye ahantu, noneho ukabona umwe araje mbwira n'undi araje mbwira biriya, buri wese agiye abigiraho babivugaho nyine bitandukanye, bigatuma nanjye bincanga mu mutwe nkabura icyo nkora n'icyo ndeka, kubera ibyo bintu byose bagiye bambwira ari benshi batandukanye, nabyita ko nabyo nyine byakuyobya. Petite wowe ubyumva gute uyu mugani wakongeraho iki? uko mbyumva nyine gahunda arajya abantu benshi nyine muba muri kumwe bashobora nyine kukuganza, bakakuganza niba wari ugamije gukora ikintu, ushobora kuba ugamije gukora ikintu kibi, ariko bitewe n'abantu muri kumwe, abantu muri kumwe nyine uko bameze, bikaba byatuma nyine nimba witwara neza, bikaba byatuma nawe witwara neza icyo kibi wari ugamije gukora. Uyu mugani ntabwo turi kwemeranya, ariko najya wumva n'igitekerezo cya Vincent. Wowe wumva uteze ahubwo nawe yagomba kwanga akabaza uko ubyumva ngiye kuba batumiye kuko badutumiye. Njyewe ubundi nkunze kuvuga ngo wenda iyi migani yaciwe mu gihe runaka hari ibyo bintu babonaga, naho icyo gihe wenda ugiye bawuciye hari abahigi babigisha imbwa, ariko wenda uyu munsi guhiga kwacu wenda no gushaka amafaranga, sibyo? Wenda imbwa zacu dukoresha tubona amafaranga, wenda ni strategy dukoresha, sibyo? Ni ukuvuga ngo izo strategy cyangwa se ibyo nabyita nk'ibitekerezo abantu baguha, navuga ngo iyo ufite ikibazo runaka cyangwa se ufite ikintu runaka ushaka kugeraho, ni ukuvuga ngo uko wakira ibintu byinshi kandi bitandukanye byose bishobora biganisha ku cyo wari gukora, ariko byose
icyo nshatse kuvuga ngo ntabwo navuze ngo ntubyakire, ahubwo ndavuga ngo uko byose ushatse kubyumva ngo bikurikize nk'uko wabikubwiye sinzi ko byakunda. Niyo nshatse kuvuga ngo iyo uricara uvuga ati abahigi benshi bayobya imbwa, noneho ukareba muri ibyo bitekerezo wahawe cyangwa se muri izo gahunda zose ugomba gukora, ukareba iyo ushobora gukoresha cyangwa se iy'ingenzi ushobora guhitamo. Apana kuvuga ngo byose reka mbifate, kamfata iki, kamfatira cyo, kamfatira kiriya kugira ngo ibintu bikore. Ahubwo bati muri ibi mfite ni icyo kintu nakora, gishobora kuba na bibiri cyangwa bitatu ariko ntibibe bya bintu byose. Njyewe ni ubwo buryo mbyumvamo. Nibyo cyane cyane we na Regine ntabwo muri kure y'ukuri kuba ko uyu mugani tugendeye ku byo bavugaga ku mbwa n'abahigi, ubundi imbwa nyinshi izo bita ishumi zakunze kuba zifite umuhigi umwe, zikamenya ngo ndakora ibyo databuja ambwiye. Imbwa rero zigize abahigi barenze umwe, imwe ntimenya ngo umuhigo wanjye uri hariya cyangwa uri hariya cyangwa uri hariya, izakurikira uyu kuko yirukanse anyura hariya isiga uyu nguyu kandi ariho umuhigo wari uri. Tubijyanye mu bantu, abantu nabo bafite abayobozi barenze umwe. Nugira abayobozi benshi umwe azaza kuvuga ngo mese imyenda, wowe uzi ibyombo, ni abayobozi batatu bari kubwira umuntu umwe. Uwo muntu ntazamenya ngo ndubaha ibyanjye ndareka ibyanjye. Kuvuga ngo rero abahigi benshi bayobya imbwa uburari. Reka tubashimire mwebwe mukomeje gukurikira iki kiganiro cyacu. Ni urubyiruko rwa Paruwasi twaganiraga narwo ku bijyanye n'imigani migufi dukoresha mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mbararikiye byinshi dukomeje kubategurira, kandi namwe ntimuzajye kure, mukomeze mugure data, mugure bando rwose, mukomeze musharinge kuri bagenzi banyu kugira ngo bakomeze badukurikire. Iki kiganiro cyari cy'urubyiruko cyaberaga muri Paruwasi Mperi cya hafi, njye wakibagezagaho nitwa Beni Arsene Rukumbuzi. Ndabashimiye, mugire umunsi mwiza uyu munsi, umunsi mukuru wa Bikira Mariya. Reka dusoze n'indirimbo ya Magnificat, nizera ko mwese iyo ndirimbo muyizi. Turaza gusaba Vincent ducurangire atangira, Regine nawe adufashe indirimbo itangira mu bitero, twahaguruka tukaririmba indirimbo.